nanone tubasuhuze mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi, mwebwe mudukunda kandi mukabitwereka, mwebwe mutuba hafi rwose. Ushobora kuvuga ngo mbese ko tutarahura tukuba hafi gute? Iyo dushyizeho video buryo ukayireba kandi ukanayirangiza ugashyiraho na commentaire, bagenzi burya nta kutuba hafi birenze ibyo, kuko turashimira Imana yatanze no platform kugira ngo nanone nayo tuyivugire ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Hanyuma tugushimire wamaze gukora subscribe, tugushimire wamaze gukora ugakana no kukazogera. Nabonye nabyo bifasha kuko ni notifications iyo zije nyine iyo hari akantu umuntu ashyizeho uhita ukabona. Tugushimire wowe ubana natwe rwose ukavuga uti hakorwa ibi bigende gutya, ugashyiraho commentaire. Imana iguha umugisha. Ninge muntu ujya wihandagaza nkavuga ko commentaire nziza nimbi zose nzemera, kuko iyo mushyizeho nimbi tumenya ibyo duhindura, tumenya uko mwabyakire, tumenya nuko bimeze, kandi byose biratwubaka. Ninge muntu baho ngira ngo dafitanye ikibazo n'abantu batera commentaire mbi, kuko nabyo n'uburenganzira bwawe. Uba nyine utazi icyo ufite, no kuvuga ngo uko wabibonye nuko nguko nyine ubashije kubivuga. Hanyuma tugushimire nawe udusengera. Hari abantu batureba ntibirangire gusa mu kutureba, ahubwo ukifuza ko tugaruka turi mu yandi mavuta, ukifuza ko tugaruka turi mu bundi bwiza, ukifuza ko tugaruka turi mu zindi mbaraga. Tugushimire cyane kuko urisengera natwe ukatuzirikana. N'iby'icyubahiro nigize ntangara gusenga biravuna. Impamvu mvuze ngo biravuna, hari umuntu wiyiriza, hari umusenga agashyira amavi hasi, nkanjye nkunda gusenga apfukamye akenshi. Hari umuntu gusenga biravuna. Icyo mvuze ni iki, gusenga bisaba umwanya. Urumva umuntu wisengera akarenga ku rwego rwo kwisengera nabo mu rugo rwe cyangwa se n'inshuti ze, agashyiraho nanjye atarabonesha amaso, cyangwa se agashyiraho nanjye uri ahantu aho ngaho kurata nazi. Urumva vraiment turabyubashye. Mwebwe mutureba mukadukunda, mukifuza ko amavuta twayahorana, mukifuza ko ubwiza bw'Imana bwatubaho. Donc ntimwifuze ko twaseba, ntimutwifurize ibabwa, mukadusengera kugira ngo Imana ikomeze tubashije. N'ukuri ko Imana y'amahoro data twese abaho umugisha, Imana ibagirire neza, kuko namaze gusobanukirwa ko umuntu utagira urukundo atazi Imana. Nundeba ukabona uranyanze, nta rukundo burya. Nundeba ukankunda ukansengera, ni byiza cyane. Ntavuze ko Imana izakugorera basanga no kunsengera nabyo bizarimo. Imana ibaho umugisha ko mutikunda gusabwa natwe mukadukunda. Imana mujibagire neza. Wow. Nitwa Sandrine Uwihoreye. Ku bantu bambonye ubwa mbere, ntabwo yangize neza kwivuga kuko ndashima Imana ko yamaye amazina. Dufite abantu bakuze bitwa ba Rubyogo n'abanyirambegeti, ndabasuhuje. Urumva hari abantu bagiye bakura n'aba Mafeni. Impamvu nkunda kuvuga twa Mafeni, hari amazina nyine twagiye dukura mu makaritiye twumva ngo mu byaro aho twavukiye. Nagize umugisha wo kuvugira ku butaka bwiza bw'Inyamata. Ababyeyi banjye bose niho bavuka, niho navukiye ariko siho nakuriye. Twaza kigeze i Kigali ngira ngo muri 2004, iyo atari 2003 ngira ngo nabwo turahaba. Hanyuma ubuzima burakomeza. Yes, bari bahumugisha. Rero hari amazina twakuze twumva aho hirya mu makaritiye. Hari abantu twari duturanye kera, ahantu twigeze kuba harimo umubyeyi yise abana be, harimo ko niba bandeba ngo kabyaramwe nta rubanza. Nuko ari amazina nyine yantangaje. Urumva impamvu mvuze ngo sinyagira isaza kwivuga, urumva banyise Uwihoreye. Mu by'ukuri Uwihoreye baje mama aravuga ngo Uwihoreye abone ibyiza. Kera cyane umunsi yashize nibwo nararyangaga cyane, kuko nari ntarumva umukobwa cyangwa umugore witwa Uwihoreye. Umva n'amazina y'abagabo: Uwihoreye François, Uwihoreye Fabien, Uwihoreye Ndebu. Harabari abazima umwanyise Uwihoreye mubona kuko mutambe mukiye. Kera arangatumva rero ceceka hora, burya Uwihoreye abona ibyiza. Njya narikunda mu by'ukuri, ndavuga wow, burya riri meaningful cyane ku buzima bwanjye, kuko nshingiye ku bintu naciyemo. Ngira ngo iyo baza nko kunyita irindi zina ntabwo byari gukunda, ariko ku bintu naciyemo kwitwa Uwihoreye naratuje vraiment. Igihe kirasobanura na n'ubu ngubu kiracyansobanura. So Imana iguha umugisha. Hari amazina twagiye dukura twumva: ba Kabice, Kabegure, Kabahengeke, Kabarangiza. Ayo ni amazina ngo nyanzamureke Imana mumereye. Ibyo byose simbizi nuko nakuze numva bakunda kubivuga like niba yarabayeho, niba simbizi. Ariko hari n'ayandi ndi mubanzi nzabona. Urumva niba ari nako witwa ntacyo bitwaye, kuko izina ni umuntu, izina rirakuza, izina ntacyo ritwara. Kandi buryo uba wari kwise igiye kureba tuzabivugaho. Hari imbaraga ziba mu izina. Hari imbaraga ziba mu izina. Ugize amahirwe wabona ukwaturaho izina ryiza. Ugiye mu itangiro wasanga Aburahamu yahoze yitwa Aburamu, ariko Imana igiye kumukorera ibintu bikomeye cyane itihindura izina imita Aburahamu. Hari izina bakwaturaho cyangwa se bakwita rifite ubusobanuro bukakaye buremereye, cyangwa se rizanakugiraho ingaruka mu buzima. Ariko wakakira Yesu, niyo mpamvu njya bavuga ngo gutunga Yesu bingana no kugira ubuzima. Agahita atesha agaciro za mbaraga zari muri rya zina, ahubwo akaguha izina rye, ukaba umwe mu gisekuru cyo kwa Dawidi. Mvuze ngo iki se?
igisekuru cy'abahiriwe, igisekuru cy'abami, igisekuru cy'abatangi. Urumva uva muri Nyabingi ukava mu Bitego, ukava mu Bacwezi, ukava mu Barangi, ukavaho aho ngaho mu byo byose by'umwanda. Yesu agahita kwiyandikuzaho, cyamara kukwiyandikaho ugahita winjira mu gisekuru cya Dawidi. Turashimira rero Yesu kuko yemeye ko twitwa kandi twitwa gutyo, hanyuma nawe duhuye twongera ubungira andi mazina Yesu yamaye. Si ngombwa ko yakubwira kuri kamera ko ninjye bifasha, ninyuba ku munsi ku munsi. Rero iyo uhuye na Yesu byanga bikunda amateka arahinduka. Wow, niko nitwa, niko Sandrine Uwihoreye umuvuga butumwa. Shimira uyu mwanya mwiza w'icyubahiro Yesu amaye. Niba hari ikintu kibaho cyiza nukugirirwa icyizere. Wowe udukurikiye ugiye kureba wasanga kugira ngo umuntu akwizere akubwire ngo genda umvugire ibi, n'abantu bake bagirirwa icyo cyizere. Urebye no mu miryango hariho igihe haba nk'inama y'umuryango, umuntu akaba atari buboneka ari nk'umukuru w'umuryango, ariko agashyiraho umuntu uza kuza kumuhagararira. Si buri muntu wese bahitamo, si buri muntu wese, ahubwo ni icyizere. Mbivugiye iki? Mbivugiye ko Yesu agira icyizere cyo kumuhagararira, haba nabasha kumuvugira uko ashaka, ahimbazwe kuko numva mbitanga byose ntaho nizigamye, cyane ko mba nzi ko iminsi yanjye ari mike. Ubu ni umwe mu bantu bafite iminsi mikeya, niyo yaba iminsi 80 ku isi, mvuze imyaka izaba iri munsi iyo Aburahamu bamaze, ni mike rero. Ndi umwe mu bantu bazi neza ko bafite igihe gito ku isi, kuko nubwo nambara nkamara imyaka 100, hari abandi bazaba baramaze 150 cyangwa 100. Ba Enoki bagiye bagenda bafite imyaka myinshi cyane. Ndi umwe mu bantu bamenya neza cyane ko ntari uw'ejo hazaza, ngo n'uw'ejo hashize. Icyo Bibiliya ivuga. Iki gitabo turabana iminsi myinshi ndagisoma cyane, sindi umuhanga cyane, ako ngerageza gusomamo amagambo kandi hakagira hasigaramo kandi akamfasha. Ikintu kisha abantu benshi, ariko wabanza nkasenga, ariko ntarasenga. Ikintu gitumye abantu benshi baguma mu bintu by'akarindagiza nukuresha ko bafite igihe kinini mu isi, kandi si ukuntu tubayeho. Nawe nkurikiye uze kwihangana. Ubu hari umuntu nkurikiye waserebuye imyaka 30 amaze avutse. Wow, congratulations rwose, nibyo rwose, Imana ishimwe, wacivinze byinshi safa. Ariko uzi iminsi umaze, ako ntabwo uzi usigaje. Ari igihe userebura imyaka 25 usigaje amasaha 5, ntubimenye kubera ko duhishwa iby'ejo. Iyo usomye ijambo ry'Imana cyo kinzinduye, ariko usanga birivuga ngo turabejo hashize, ntabwo turabejo hazaza. Kubera iki? Ibintu byabaye mu ijoro ryahise, ariko iriri buze ntabwo nzi ibintu biri bubemo. Rero ndi umwe mu bantu bemera cyane ko mfite iminsi mike, hanyuma nimba mbivuga ntumve ko wenda ndi umuntu wiyaturaho gukenyuka. Wabona ari ubwa mbere mbonye, ariko abantu tuziranye ndababwira ngo nubwo nagenda ku myaka 30 cyangwa se nkagenda ku myaka 40 cyangwa 50, bizaba bingana n'iminsi nari kumara, hanyuma bingane no kurama kwanjye, kuko sinakenyuka. Yesu yamaze 33 ku isi, yamaze 30 ari umujene, amara indi 3 ari bivuga butumwa. 33 igeze ahita agenda, dataramuhamagara like imisiyo y'ibirarangi iba complete. Bivuze ngo umuntu wese ugiye kubivuga baba ngo Yesu yarakenyutse, kandi hoya, kuko misiyo ye ku isi yarayirangije. Umuntu akenyuka igihe ibintu yagombaga gukora mu isi atabikoze, nibwo umuntu akenyuka. Ariko igihe cyose misiyo yawe yakuzanye ibaye accompli, ntabwo ushobora kugukenyutsa. Ubu hari umuntu ugenda ku myaka 15 abantu bagasakuza ngo arakenyutse. Ubizi uteze? Wasanga Imana yari yamushyizeho gusa kugira ngo azamara iyo myaka, kandi azagira ibintu runaka akora. Ijuru ryamaze kubona ko iyo minsi yageze, kandi ibyo yagombaga gukora byageze, uragenda. Hari umuntu umara imyaka 100 kuko yayimaze apfa ubusa mu isi, yagenda abantu bakavuga ngo yongo disi ngo yarashaje, ngo ni ngombwa yagombaga kugenda. No, ijuru rimwanzuye nk'umuntu ukenyutse. Ibi bintu mbivuga byumva n'abantu nyine babasha gutekereza. Urumva ni contradiction, kuko ni gute wambaza ngo ni gute uri kuza utubwira ko umuntu ugiye ku myaka 100 wamwita akakenyutse, umuntu ugiye ku myaka 15 ntakenyuke? Urumva nyine bisaba kubyumva no gushyiramo akenge ugatekereza. Sindi umuhanga, nta bwenge ngira, nta kintu, ariko duke mbasha kumva mba ntumva pe. Dufite ubuse mubwira abantu bagiye bamara igihe kinini mu isi ariko bagahombera Imana, ku buryo rwose Imana ivuga iti ndahombye. Ariko dufite n'abandi bagiye bamaramo igihe navuga ngo ni kitoya, ariko Imana ikaba proud. Imana ibamugisha. Dusenga Imana twinjire mu ijambo. Hari ijambo Imana impaye kugira ngo dute tunakomerezaho. Biba byiza iyo tugiye mu ijambo ry'Imana ariko tukanasenga, birafasha. Hanyuma kwibutsa aho utagisenga, nyabuneka gusenga n'uwo mwuga ni imibereho. Yesu abamugisha. Mana mu izina rya Yesu
gira neza iminsi yose, urengera iminsi yose, utabara iminsi yose. Nyemerera umuntu wese udukurikiye ahabwa umugisha nawe, kandi kuko wabishimye ko tuboneka hano none uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Ibyahishuriwe Yohana, ni ibyahishuwe muri Bibiliya niko handitse, ibyahishuwe ibice 22 umurongo wa 12 handitse ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndasubiramo, dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Tuvuge ngo amen. Iri ni ijambo Yesu yabwiye Yohana, kuko ibyanditse ibyahishuwe ni ijambo ryahishuwe, ni ijambo cyangwa se ni igitabo cya Yohana, akaba ariko mbivuga. Hanyuma Yohana uyu ni umwe navugaga, ngira ngo nigeze kumuvugaho mbabwira ukuntu hari igihe bigeze kumukaranga mu nkunguru y'amavuta, bamutogosamo kabisa, barabanza bayacanira neza, bajugunyamo umusaza azamukamo abaye nk'agahinja, bose barumirwa mu gihe babonye ko bitabanejeje, baramufata bamujyana ahantu ku kirwa cyitwa Patmos. Cyari ikirwa kibi, iyo barimo bakivuga bavuga ko cyari ikirwa giteye ubwoba, kibi cyane, kitabagaho abantu numva mu by'ukuri cyari ikirwa kibamo ibyakwica byinshi, sicyo kinzanye. Hanyuma aza kuza kuvuga ijambo nakuze aravuga ngo ku munsi umwe Imana nari ndi mu mwuka, aho ngaho Yesu yagiye kumubonekera, ajya kumuha inzandiko za Sarudi, za Simuruna, za Philadelphia, za Perugamo, ajya kumuha izo nzandiko z'ayo matorero 7 yo mu byahishuwe dusangamo. Arayabahereza, amuhereza izo nzandiko. Ni ubutumwa Yesu yaramuhaye kugira ngo agende. Iyo usomye izi nzandiko aravuga ngo wandikire marayika w'itorero wenda ry'Iperigamo, wandikire marayika w'itorero ry'Simuruna, wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi, wandikire marayika. Iyo ugiye kureba iri jambo cyangwa se ukajya kureba ibi bintu Yohana yarahawe, harimo ahantu Yesu yashimaga imyitwarire ya bamwe muri ayo matorero. Hari naho yajyaga ashima anega akavuga ngo kuko nzi imirimo yawe yuko udashyushye kandi ntugire gute ntukonje ngiye kukuruka. Urumva hari aho yanengaga, nzi ko mwatangije urukundo, nzi ko byari bimeze bityo. Hari ukuntu yagendaga bashima hano anenga. Ushaka kwibaza ibyo bintu ko ari ibya kera. Buriya Bibiliya irambwira ngo Yesu Kristo ko yari ari kera, uyu munsi niko ari, ni nakazahora. Nujya kuvanga ibintu bimaze imyaka 100 ngo nta gaciro bigifite, nyamara hari uwicaye mbere y'iyo myaka 100 ukicaye kuri ya ntebe kandi ukivuga ibingana n'ibyo yavuze icyo gihe. Hanyuma Yesu abwira Yohana ngo babwire, nubwo nabacyashye, nubwo hari ukuntu bibagiye guhenguraho gatoya bakongera bakagaruka mu murongo, babwire ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Nta kindi kintu kindi kinzanye ahubwo kugira ngo ngororere umuntu wese ibiwuhanye kandi bikwiranye n'ibyo yakoze. Bibiliya iyo ugiye kuyireba ikubwira ku muntu, ugasanga ingeso z'umuntu kuva mu itangiriro kugera uyu munsi wacu wa none, ni ibintu bikomeye cyane. Ndi kuvuga gutya uza kuza kwibaza ngo mbese Yesu aramutaje none ahangaha yanjyana. Ubundi ni ikibazo umuntu wese akwiriye kwibaza. Hirya yo kurya ifiriti ugashyiraho n'ifi cyangwa se ifi ugashyiraho ifiriti, hirya yo kurya ubugari n'isosi cyangwa ibyo urya simbizi, hirya yo kuryama mu buriri bwiza cyangwa buciriritse, hirya yo kuba ubuzima buri nabujari cyangwa buri hasi, hirya yo kuba wambaye neza cyangwa wambaye biraho, Yesu azaza. Ibi yo bivuga nasoni. Hirya yo kuba warize cyangwa utarize, nje kukubwira ngo Yesu azaza. Hirya yo kuba ufite ukuntu bayeho, nje kukubwira ngo Yesu azaza. Urubatse cyangwa ntiwubatse, Yesu azaza. Hari igihe azaza atange, barimo baragupropose abakobwa ano. Hari igihe Yesu azaza asange hari umuntu uri muri reception. Hari igihe Yesu azaza asanga hari umuntu uciye muri office ari mu kazi. Hari igihe Yesu azaza asanga hari umuntu uri mu bitaro bashyizemo bomboni ari kurwana n'umwuka. Hari igihe Yesu azaza asanga hari abafundi bari kugikwa. Hari igihe Yesu azaza asanga hari abapilote bari hejuru batwaye indege. Hari igihe Yesu azaza asanga hari abantu batwaye za actors. Yesu azaza. Iyo usomye Bibiliya kuvuga ngo ni ukuri azaza mu ngoma zose zikiriho. Ntago azaza ngo ibyuma binaniwe gukora, ntago azaza ngo esansi ijye kubura, ntago azaza ngo amasoko areke kurema. Azaza asanga ibintu byose biri kuba nk'uko biri kuba. Biravuze ngo babwire ngo ndaza vuba, dore ndaza vuba kandi nzanye ingororano. Uze kuza kwigenzura ngo mbese Yesu aramusaje bimeze bite, nagororerwa iki? Ese nagororerwa nk'uwakoze neza cyangwa nagororerwa nk'uwakoze nabi? Umva ikintu Bibiliya yavuze gitangaje si uko Yesu azaza, ahubwo ikintu giteye ubwoba ngo azaza azanye ingororano. Bivuze ngo muri icyo gihe azaziraho gukora bizaba byarangiye, ibyo wakoze bizaba byashyizweho iherezo, ibyo utarakora ntuzaba ukibikoze. Bivuze ngo azaza azanywe n'ikintu cyitwa guhemba.
kandi mu guhemba mu babosi bose banciye mu maso, umubosi wese yishimira umukozi ukora, umubosi wese apromotinga umukozi ukora, umubosi wese yishimira umukozi ukora kandi ufite umusaruro. Turi mu gihe twakabaye duhabwa amahirwe yo gukora, ahubwo ikibazo uri gukora iki? Turi mu gihe twakabaye duhawe amahirwe yo kwisanzura ngo dukore tudasiganwa n'igihe, kuko igihe kigiye gushirwaho iherezo. Iyo turi kuvuga ibi ngibi ntabwo badufite, kuko si twe twabyanditse, si natwe tubivuga, ntabwo turi Yesu, ntabwo turi ba Yohana, ntabwo turi ba twebwe. Ba Yohana barasinzira ariko twe turahari. Yesu aravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, uze kuza kwirebera muri iyo miteja ucuruza, wirebere muri izo karoti wirirwamo, wirebere muri iyo myenda ucuruza, wirebere muri iyo modoka utwara. Yesu aramutse aje yaguhembera iki? Uze kuza kwigenzura urebe ngo mbese Yesu yamembera iki muri uru rugo? Ese yaguhembera kugira umushiha mu rugo? Ese yaguhembera kudakunda abashyitsi? Ese yaguhembera kushibura abo mu bana? Ese yaguhembera iki? Ese yaguhembera kudaha agaciro abakozi? Ese Yesu yaguhembera iki? Uze kuza kwisuzuma ngo mbese kwavuze kwaje kandi akabazanye ingororano, ese naza kumemba azamemba iki? Kimwe mu bintu biba bintera ubwoba ngiye wihoreye, iyo ntekereje ko Yesu azaza ndatitira. Tujya tubona abakomeye bamanutse mu nzego, bamanutse hasi mu byaro, ubwo ababa bafite ibibazo nabo ngabo basanzeyo, barahihira ibikana, hatari umuhanda ukahajya, hatari isuku bakayihashyira, ahatari amatara bakarara bayashyiraho. Mbese sinakubwira, ntabwo mvuze ariko muri iki gihugu cyacu ko nta hantu hamwe hataba amatara. Mbese ngo mvuze ahandi kuko dukurikirwa n'abantu baba bari ahantu hatandukanye. Uzareba abakomeye bamanutse hasi, usanga n'umuturage utakara bagavuga ati ikaraba vuba kuko umukuru araje. Usanga wa muturage wambara ikote wavuna ngurukwe iba ridaheruka mu mazi, baravuga ati gira vuba vuba uhindure nyamuneka. Buri muntu wese asanga bagenewe akavuga ati byakomeye hano hari umuntu ugiye kuhaza. Tubasha kwitegura abakomeye bo mu isi, ariko nje gutangaza ngo hari ukomeye kubarenza ugiye kuzaza. Igitangaza cy'uyu mugabo azaza afite ibihembo. Niba hari ikintu cyanteye ubwoba kera nkiga, umunsi w'amanota waridogozaga kujya kurya ntaribi, washaka ukadojinga ntujyayo, wenda ngo batetse kawunga cyangwa iki, ukidogoza. Umunsi profe wenda wa math yaba agiye kwinjira ugasohoka cyangwa se simbizi, ukavuga uti njyewe ngibi I'm not interested muri ibi ngibi, njyewe iyi course sinayikunda n'ikimenyimenyi na profe wayo wapi, mbese ukabevinga uko ushatse. Ariko umunsi w'amanota nyina wambi harimo baryaga minerivare, akayikubita akayihekenya akavuga ati mva reka ngirye, ndabizi tuzajya kujya ku programa narabonye ndiye gutanga. Ariko hari ibintu bikomeye ku munsi w'amanota. Uzi ku munsi w'amanota habagaho guhabwa impamya bilete, abantu bahabwaga bilete abakoze neza ukose nibo babanzaga. Ugategereza izina ryawe, ndabasuhuje abajyaga bategereza amazina yanyu mukaheba, ugategereza ku mwanya wa 10, ugategereza ku wa 10 na kangahe, kuri 20, kuri 30 bagakanza muri 40, ukajya kumva bakugezeho. Ugasanga position yawe ijya kungana n'inyuguti. Mbese abandi bakaba bicaye bagati ndapfuye ko minerivare nayiriye, ndasubira mu rugo mvuga ko batambaye bilete kubera iki. Nawe nkwibukije ku minsi yawe y'amanota aho wize cyangwa se aho wabaye. Niba hari ikintu kizazana Yesu no kuza ni nka proclamation, azazaje nko guhemba, like azazaje kuvuga bimuka n'abasibira, azazaje kugira abahagutse n'abo yicaza, azazaje kugira ababyutsa n'abaryamisha, azazaje guciteka, ngo azaza vuba, aje vuba, azanye ingororano. Ubundi mu bintu bizagufasha muri uru rugendo, ntuzigere wicara, nahoze mbivuga ntangira, ntuzigere wicara ngo wumve ko ufite imyaka myinshi imbere. Iyo mbivuze simbateye guhungabana cyangwa guhahamuka no kwiciraho iteka ngo murakenyutse, nongere bisubiremo, ahubwo bizaguha discipline y'uburyo ukwiriye kwitwara. Nakunze kora rimwe muri iki gihugu yigize iririmba ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ibaze kuba umuntu ari umuririmbyi wenda kora rifite n'ibyuma bihenze, ibaze kuba umuntu ari umuririmbyi afite n'ubwonko yaranizeye, mbese ari umuntu usobanutse, ariko akongera agasa n'uwihinyuza akabaza Yesu ngo ndakwingiza, nsanze kukuririmbira gusa bidahagije, ko nyongorera gusa umbwire gusa ko Mana ndafashijwe, nyongorera gusa umbwire gusa ko ese izina ryanjye ukwiye kukuririmbira hari ahantu ryanditse. Bivuze ngo hari n'abandi bantu bashaka kuba baririmba ariko batanditse. Bivuze ngo hari n'abandi bantu bashaka kuba bakigira ko bakora Imana kandi batayikorera, like itabazi. Hari abantu bashi biyitiriye inzego. Ubundi muri iki gihugu cyacu kwiyitirira urwego ntabwo umenya ibintu bikubayeho, kwiyitirira icyo utari cyo, kwigira ubutari we, ntabwo bundi byemewe. Ubu rero muri iyi mihanda yacu usanze umuntu afite biriya na agenda n'agatabo k'indiri bakubwira ngo ni umutumishi, ariko Yesu yararuciye aravuga ngo tuzabamenya ku mbuto. Ariko wamureba gusa byonyine no ku ngeso no ku mico ugasanga ashobora kuba nta hantu yanditse.
rero Yesu ngo araje. Kimwe mu bintu bizaguha discipline muri uru rugendo, uzirinde kumva ko hari ibintu byinshi we expectinga birenze, bizatuma akanya uriho none ukabyaza umusaruro, cyangwa se bizatuma ibintu bitari biri mu murongo ubishyira mu murongo. Uranyumvishije? Aha, biravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano. Nta yindi mpamvu, kugira ngo ngororere umuntu wese ibintu bikwiranye. Urumva ni sinye d'egalite, nta bintu byo kuzazanamo ngo sinye ngo mbese kwa cya kimenyetso ngo cyagutya superiorite cyangwa inferiorite. Ni bizabihwanye. Niba waribye hari igihembo kingana n'ubwo bujura wakoze. Niba waragambanye hari igihembo kingana neza cyane n'ubugambanyi wakoze. Niba uri umusambanyi utwara abagabo b'abandi cyangwa se bya bintu byose, hazazamo akantu kangana na bihwanye. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kandi ngororere. Hashimwe Yesu uzagororera. Ntabwo yagize avuga ko buri muntu atazabona ibihembo bye. Buri muntu wese azabona ibihembo, ariko bingana bikwiranye n'ibyo yakoze ari mwiza. Ubaze neza, ese igihe cyawe gikoresheje iki? Ese umwanya wawe umara mu biki? Ubu dufite umuntu mu gitondo ubyuka mu gitondo nta kindi kintu arakora, agahita yegura telefone. Ubundi nabonye ibintu bitwishe ni byinshi, nzahatinda. Mu gitondo ukirambura amaso ucyumva ko ubwenge bwawe bukirimo neza, ucyumva ko ukigorora gutya, mind yawe ikintu cya mbere ikubwira iki? Ikubwira kubyuka ugashyira amavi hasi, ikubwira gushyiramo akaririmbo k'Imana wenda ukaramya. Mind yawe ikubwira iki? Ikubwira gufata telefone. Ese iyo ufashe telefone ujya hari ijambo ry'Imana cyangwa ujya kuri za mbuga? Ese iyo ugiyeho ngo ureba iki? Kuzijyaho nta kibazo mfitanye n'abazijyaho. Ese ureba iki? Your morning time ukora iki mu gitondo, mu gihe cyawe cya mu gitondo? Ese ubuzima bwawe ku manywa ukora iki? Yego ufite akazi, mu kazi ukoramo iki? Ubundi biba byiza kwisupervisa, ukisuzuma wowe ukaba supervisor wawe ubwawe. Niwishiremo ngo ahari ngo bizaba bikemuka. Ejo bundi Imana yambwiye ikintu gikomeye nongera gutinya. Imbwira ukuntu iki kirere kimeze nka kifunguye cyane. Wowe iyo kirebye gutya ubona wagira ngo kirasakaye. Bamwe bagihaye ibara ngo ry'ubururu bwerurutse. Mbese nk'ikirere gifite nyine ni sky blue. Hari ukuntu nyine kimeze, buri wese akivuga uko abonye, abandi ngo kiba gisa umweru. Urumva nyine buri wese ngo gisa n'umweru, buri wese akivuga. Ariko iki kirere iyo urebye ugira ngo ni ikintu gisakaye kandi kirarangaye. Ntabwo wari ubizi. Imana ivugana nanjye uko akunda ushobora kubona, ushaka kwinjira nko muri room irimo nka kamera. Ushobora gukingura umuryango hari kamera ihita ikuvizaho nyine ikureba. Cyangwa se ushobora nko kujya ahantu hari amakamera. Burya abari point muri gate cyangwa ahandi hantu nyine urumva ni security cameras. Iki kirere niko kimeze. Kwa kundi wikinisha, burya wikinisha uri imbere ya kamera kandi ibifata ibintu. Hari ibintu by'amabiri code igenda ifata. Kwa kundi uroga burya ubukoroga uri munsi ya kamera. Nk'abantu mu rukiko ntabwo hakora ubugambo, hakora ibimenyetso. Ejo bundi Yesu naza. Karabaye. Niba hari umunsi utakumbura, Yesu mwene Dawidi, abantu ibintu bizanyu bizajya hanze. Ibyanjye ntibirimo kuko nabwiye Yesu ngo asibe footage zose zafashwe narakizwe. Kuko iziri gufatwa ndumva niyizeye. Sha nta soni pe, ntabwo iziri gufatwa muri iyi minsi ndi kuvuga ijambo ry'Imana, ndimo ndagira abantu inama nziza, ndimo ndahugura, ndimo ndacyaha, ndimo ndasanzibiriza abantu ko Yesu azaza rwose nk'uko nguko bakamwakira. Naho ndi muri ministry ya data, ndi mu kazi. Iyo ndyamye ndasinzira, iyo mbyutse ndasenga. Urumva kamera yanjye ndabizi neza ko ikintu ishaka kubiri gufata uko byagenda kose ni cyiza. Kandi naho kitaba cyiza mpora nkiza amavi hasi ngira Yesu ngo ndengere. Ntabwo munyumvishije. Rero bya bintu byose ukora ukavuga ngo nta muntu wambonye. Ubu dufite abagore muri uyu mujyi burira moto wagira ngo bagiye kugura umugati ku muhanda, agasohoka yambaye akantu k'akabikini niko mukita. Twumbaze bya bintu by'amwambara biciye by'amamucupa bigeze hasi hejuru y'amavi. Akabusohoka yambaye akantu k'akamini, ibere yariziritse rimeze gutya akavuga ati ndagiye. Umubonye n'amapapa please. Umubonye bitewe n'ukuntu ameze ntabikabye afite, abazingagiye nko ku muhanda nko kugura umugati. Akurira motara akamujyana iyo zanyamera amamuvanye nk'akaguru. Nawe unyumvire. Akinjira akajya gushaka agasore k'agapfubuzi. Muzamuha mutese wa mugani mudapfubulwa mwa bagore. Ndababaza. Ubundi abantu munzi ku izina rya Mwafashwe ryane. Ni mu gihe rwose ngaho rwose nimubeho mutega amatwi mwumve mubeho. Mbese ukabuzi ngo nta muntu wakubonye ngo telefone nta muntu wayiturakinze, nta muntu uza ahantu wagiye ukanajijisha ukiyambika uko ushatse nguko byasa kose ngo niminguka no mu rugo n'ubwo natinze baragira ngo mvuye hafi. Kandi uvuye iyo kandi uvuye gukora amabara. Ubu dufite abantu b'abagabo bafite ubwanwa.
n'amenyo 32 mu kanwa utinyuka akagambanira umugabo mugenzi we akugira ngo ajye muri mabuso abo bana ubuzi ko bari burerwe nabi kamera y'ijuru irimo iragenda ibifata ibyegeranya Yesu araje biravuze ngo dore ndaza vuba kandi nzanye ingororano ufite ubwenge ugerezaho dukunda ubutaka kubindi bari ko ariko twaturutsemo sinjya mbimenye abantu mufite ubutaka ndabasuhuje nubwo waba ufite ubutaka bwa metero 1 kuri metero ndagusuhuje uzi ko ufite icyangombwa cy'ubutaka umuntu agukubitiramo isuku uti yandengereye kandi koko nijya aba yakurengereye ese iyo bakurengereye ukora iki ubu dufite abandi bavuga ati bavuze ari 5 nkuko iwacu twavuze ari 5 n'urugero cyangwa se bavuka ari 7 nkuko nawe iwanyu mwavutse muri 7 cyangwa 10 cyangwa 2 uravuga uti kanaka azadutwara amasambu bene wacu bagiye kuyariga guhorana intambara z'amasambu n'ubutaka zidashira aho niho hava kubyuka mu gitondo ko gutuzi n'ikindi hajya ni haba umurozi wa mbere ukomeye hano muri Afurika ukayakusanya kugira ngo afashishe imfubyi ukajya kurogesha mwene so mwene nyoko mupfuye ubutaka biravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kubugira ni bwiza no kubwitaho no kuburwanira ni byiza ariko uri kuburwanira mu yihenze dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese nagiye kuzivuga byaracitse nta muntu ukivuga indaya nizo nari ngiye kuvuga buryo ubona wirirwa wikatisha hose wikatisha musigaye mwurira n'indege mukajya murangurira he mukajya gucururiza ntago mbizi ubundi njye mbanze ko umuntu wuri indege swati agiye muri promenade swati agiye kurangura ibintu hanze swati agiye muri visite nyine gusura abafamiliye cyangwa iki hako natungwa no umuntu asigaye afata private jet agiye gutambaza Nigeria na nuko nyine wuzuzeho murakajya Dubai rwose agiye gutambaza Dubai muragura afite rwose rendezvous ifatika avuga ati mafene twabakoma mafene bajye banyihanganira mafene kukirimbamo ukoko ibaze koko nakantu kambamo mafene kabasinye nivugira bambegeti kuko wabona na wahari yanyatakati warafu ndarenga rero barudaviko na barubyomoro ndavuga iki none ndavuga ati kanivugire se ndavuga ne ko nta mugabo mfite ndanga bari ntanga urugero mana yanjye bazankubita ndavuga ne muntu abare babyatsi reka mvuge basebyatsi ako mu Rwanda bariti wasanga n'umuntu witwa sebyatsi ubu sebyatsi akaba yipanze ameza atyo avuga ati ewa Sandrine agiye kuva mu Rwanda yuye private jet arangemuriye esera musige ni fast food ni take away ni ibiki nabonye kampani hano mugirirwa yirukanza utubyo ku kamoto ngo ni vuba sinzi ibindi bintu bongera abo nyamamarira ni ibiki ubujyanye n'ibiki ibyo bintu byose uri kwikoza birafatwa kandi uyu mugabo uri hano hejuru ntabwo arya ruswa nagwambe ukwe uyu ntarya ruswa arakubwira ati aho twahuriye naho aho tuzagabanira naho nta bindi niba ari yego niba ari oyibe oya ubu navuga bukira bugacya ariko Yesu aravuze ngo araje urimo kugaya umushahara Yesu araje uri kugikwa Yesu araje wikoreye agataro Yesu araje nuko nta bazunguzayi bakiba mu gihugu ariko Yesu ashoboye kuza haki ukiri gushakisha imibereho utari wiyubaka abakobwa ndabasuhuje ntabwo Yesu azaza mwese mwararongowe nanjye dorahondi wabona aje mu gitondo ntabwo Yesu azaza agasanga abantu bose azaza ibintu byose bimeze gutya merutse kubaza abantu rimwe bari bafite pressure birirwa banza kuri ariko rongorwa kose muri mwe basi hari ufitemo akana k'agahungu k'agasore mbakandangire byibuze ambera umuranga mbese abantu badushyuhaho rongorwa nta nurampinguka mu maso byibuze avuga ati nakuboneye umusore nagushimiye dore ngaho tuve mu maso yasaza ntabwo abakobwa bose bazahise koko tuzavuga igikoko ikibazo cyanyu mwipanzemo ko ibintu byose bigomba kuzagenda neza mpaka hari n'ibizagenda nabi mpaka yewe ukuntu uvuga ubutumwa niba ari uko hari ngira ngo ibintu byose negutse kuri byo niba ari uko ngira ngo navuye ku keje umugani wa wundi niba ari uko ngira ngo namaze gukuka namaze kubona ko Yesu afite mu biganza bye ubuzima bwanjye ari uri kungenera nge nta pressure y'ubuzima Yesu azasange hari ubu no muri iyi mihanda harimo abasaza bafite imyaka 80 kandi bakiri abasore hari uwo nzi iri iwacu mvuga Kagugu afite imyaka myinshi vuremera myaka ni myinshi imvi zaratongoye umutwe wose urakwira kandi abamuzi baravuga ngo umusore kandi nimvukira aho ngaho bose muranya ngo tuzavuga hari Imana ibishimiye hari n'abirindiriye ko tuba dutegereje hari n'abo ngira ngo bazarinda bajya ngunda y'isi bose mvuze nabi
Yesu aravuze ngo ndaje. Ikibazo cyacu twumva ko abantu bose bagomba kuba mu bintu byose, ntabwo byashoboka. Ahubwo aho uri bituri gukora iki? Ese niba warashatse da Imana ishima, ese niba utarashaka nabwo Imana, reka byose birayubahisha. Imana ishima ko umuntu avuka afite akaguru kamwe akandi gafite ubumuga. Nishima ko undi avuka yose yuzuye. Ishima ko umuntu avuka apima metero 2 hejuru hariya. Ni nayo ishima ko umuntu avuka afite metero 1. Na munsi yaho nsigaye mbona harimo abantu bafite metero, abari munsi ya metero. Ibyo byose byubahisha Imana. Ishima kujyana ucumbagurika, ni nayo ucumbagira sori. Ni nayo ishima ko ndagenda yemye. Ni ukuvuga ngo twese Yesu we, sinzi ikibazo abantu dufite. Ahubwo ubwo buzima yasaguhaye ubayeho ute, bimeze bite? Itangazo Yesu araje. Itangazo araje Nyarugenge, araje mu Rwanda. Yesu araje mu isi, aje kurangiza ibintu. Yamaze kubona ko hari abantu barya abandi, amara kubona ko batazanihana. N'ubundi ashobora kuba ari kubona ko nta n'ikiri kumutinza, ariko Yesu araje. Abantu mwirwa murya amaruswa ndabasuhuje. Yesu araje, zonda no gucisha ipasi. Mbese araje yewe muntu uzi ko mbese urya iby'abajya ukarya n'iby'abandi. Yesu araje. Niba uzi ko ahuguje imfubyi ubutaka ukaba uburyamyemo, Yesu araje. Mbese niba uzi ko wahuguje umuntu ibye ukaba ubiryamyemo, Yesu araje. Niba uzi ko wambuye umuntu umugore ukaba umupfumbata, Yesu araje. Uvuga ngo nta hantu na hamwe nta amahoro azaba ari. Maraki yigize avuga kuri uyu munsi, ndumva nzawugarukaho. Aravuga ngo hazaza umunsi utwika nk'itanura ry'ibishingwe, ngo nk'itanura ry'umuriro, ngabibone n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe. Nzabikubwira kuko nabikozemo. Igishingwe kirimo amazi, igishingwe mbese cyo mu bakire, igishingwe cyo mu batinde piriya biba birimo ibicecete bya matera n'ibikarito byo n'ibicupa, ubundi ikubere y'abakire hinduka boro z'abakene. Allo hazaza Yesu we, ndikumva Yesu aje. Maraki yaravuze agira ubwoba bwati yarabawe ati hazaza umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro. Basirimu mudukurikiye mukomere, bya biryo mujugunya mu mapubere hari igihe bihinduka rasiyo y'umunsi ya Marina aho ngaho. Mwabyihoreye bya bindi nyine mutesha agaciro mukabona ya myenda mujugunya. Hari igihe umuntu ahura nawe agahita avuga ati umunsi Yesu yandemeye ati ndambara ndabonye cyangwa nabikoze. Ni ahantu Yesu atangatishije. Ariko nisi Bibiliya ivuze ngo dore ndaza vuba, nzanyingo araje Yesu, nzanyingororano kugira ngo ngororeshe umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Twarize nirwa mwumva abantu bavuga isi ni ishuri. Nawe udukurikiye bivuga ngo yarangaranze ngo nukuri ngo nicaye ku ishuri ngo ndi mu ishuri. Buri muntu wese nyine abivuga ukabyumva ngo ngiye ngo ndi ku ishuri. Undi ngo hari ishuri ry'ubuzima rero ndimo. Undi ngo shango ndimo ndiga ishuri ry'abavandimwe, ngo ndimo ndiga ishuri rya famiye. Buri wese ari kwiga. Ariko umunsi w'amanota uraje. Mukaramasi murajyahe? Bagabo murajyahe, abagore murajyahe? Murajyahe? Turajyahe. Bavuga butumwa bagenzi banjye murahari mukomere. Munsi w'amanota urageze. Wabuvugiye he? Wabuvuze ute? Wabuvuze wambaye ute? Wabuvuze wari iki? Wari wanyweye iki buriya? Wari wanyweye iki? Hano hari abasigaye n'umwe ngo basigaye bashyiramo utuntu yavuga cyane abantu bakajya ngo ni umwuka wera kandi ari akantu kari kumukoresha. Munsi w'amanota uraje, uzasobanura wabuvugiye he? Wabuvuze ute? Wari wambaye iki? Wari wanyweye iki? Wari wariye iki? Umunsi w'amanota uraje bashumba amakora utwo tuntu tw'imyeru hano uzasobanura aho wagakuye. Hari abatuguze mutahamagawe n'umunsi n'umwe Imana itanabazi, muri ministeri no mu kazi k'Imana itanabazi ko mubamo, ahubwo mwaje mwiyobetse uruhu rw'intama muje kuyobya intore no kuzikomeretsa. Namwe umunsi w'amanota urabaziye, muzajya ko mwaturishishije utwo tuntu mwirwa mucokozamo abantu mubacapuza ibyabo mubacakaza, wabaha ibyacu wabaha amaturo ngo bagire gute ngo bohereze ibitambo. Muzajya he ku munsi w'amanota uje? Turashize. Bahanuzi mwahanuriye he? Mu basirimu gusa, mu bakene ntibacyumva imvugo y'Imana. Murajya he ku munsi w'amanota uje? Munsi w'amanota uraje. Abahanuzi ndabasuhuje mbahaye nayo. No guhanurira abafite inda gusa, abo zafatanya n'umugongo nimukibabwira iki Imana ivuze. Imana ivugana n'ababyibushye gusa. Haro turi kumubyibushye nanjye ndaje nze numve ko nakumva ko hari akantu iri kuvuga ko bana Imana bagize radi. Umunsi w'amanota uraje. Ndafashijwe Uwihoreye. Ubundi iyo wize nyine biragaragara ku munsi w'amanota. Iminsi wamaze muri etide bajya amasengesho, mwaraye amajoro bite byanyu ko mwagabanyije amasengesho. Umunsi w'amanota uraje. Ubundi umunyeshuri mwiza yiga igihe mwarimu ahari n'igihe mwarimu adahari akiyigisha. Allo
banyamasengesho musenga ku manywa muba muri hehe nijoro muba muri musenga ryari musenga kanga umunsi w'amano turabazi Imana inkureyo mwami Yesu umuririmbyi yuzuye umwuka wera akimara gushyira mu bwenge ibyo bintu byose tabanga urankomeze mwami wanjye sinzamaramare ni umurundi aravuga ati imisozi nuriye ibibaya nagiyemo ubuvumo nasengeyemo amazi nijiyemo ngushaka sinzamaramare nawe umurikiye nakifuje ko aricyo cyifuzo cyawe ibyo mwirirwa mwiteretse mumeze gutya ngo Imana yaduhaye amazu umunsi w'amano turaje uzasobanura aho iyo nzu yavuye ubu dufite abantu birirwa mu masengero bashima aleluya n'ituro ry'ishimwe reka Yesu yangiriye neza mu rugo rwacu ni ukuri Yesu yarakoze ndi kumwe na sheri babareba n'ukuntu Imana yaduhaye urubyaro kandi urabizi ko uwo mwana atari uwo mugabo kabara yagasani we mwapfa umunsi w'amano turabazi Yesu aravuze ngo ndaza vuba kandi nzanye ingororano ari we ngo disi ngo mfite sheri wanjye ngo wicyuki umugabo nawe akiterekaho ngo umugore wanjye ni mwiza ngo nukuri wirirwa umumurika kandi uwo mugore ntumurya wenyine nta nubwo umwisasira wenyine nta nubwo gupfumbata wenyine nta nubwo umusangiye n'abandi mpamvu mvuze kurya nuko muvuga ngo nukubasangira urumva umuntu iyo hajemo gusangira abajemo kurya Bibiliya ivuze ngo Yesu araje ndashoje ariko wibaza ahantu uri muri Amerika ahantu uri za Belgique aho ngo hejuru ese hejuru ni he hejuru ni mwijuru aho ndi mu isi Yesu araje mwapfa umujinya w'Uwiteka muri Canada Yesu naza nta munsi yakanagiye kuri ibicu isi yose izamera nk'akadomo mu maso ye azahamagara uri Canada nk'uri mu Rwanda ahamagara uri Kigali nk'uri mu Ruhengeri ahamagara uri Belgique nk'uri ku Kivu iriya hirya cyangwa banumva nshaka kuzajya ngareba abantu kazanya amasheke aho ngaho muraho neza dore ndaza mvazanye ingororano kugira ngo ngororere urahiriwe niba uzagorerwa byiza niba uzumva umutima wagushinjije ko hari ikibazo gihari gikemura ugifite umwanya mu kanya wasinzira ntiwicure kizakubwira umuhanuzi kizakubwira umuvugabutumwa uvuga byose udaciye ku ruhande ariko abiyi minsi urumva bavuga bingana n'itike bamuhaye akavuga bingana n'agatuta hagaze akavuga bingana n'imifuragiro urumva Yesu araje umunsi w'amanota ndumva ntinyemo nsubiye gusenga ndagiye nsubiye gusenga umunsi w'amanota turaje bahanze musigaye muhanga iki murahanga iki buriya mu izina rya Yesu ubanza inspiration zarabuze ntawe ukivuga ko amaraso Yesu yose ibyaha ntawe ukivuga ni ugukandira gusa kuko izabakiza izabatabara murashize umunsi w'amanota turaje nakifuje ko umuhanzi yagahanze bingana nuko abihawe akabitanga uko nakifuje ko umuhanuzi yagahanuye akabitanga nkuko abihawe akabitanga uko ariko bibabaje Imana cyo gitumye Yesu aje hanyuma Yesu abwira Yohana nsoza aramubwira ngo genda ubwire amatara ko amaze kuyabwira ati nubwo babwiye nkaba bagutumyeho abo nenze nkaba mbanenze bigenze gutya nta kibazo ariko brenzaho ko nkubwiye ko ndaza kandi nkaza vuba iyo usabye ku wundi murongo ukurikiyeho arakubwira ngo ndi arufa sijya mvugira indimi kuri kamera numva narabyihariye niyo bigiye kuza ubwo ndabikwepesha ariko ugomba numva ngeze kure ndi arufa na omega ninjye utangira umuntu nkanamusoza ninjye utangira isi ahantu isi itangire nzi n'ahantu irangire ninjye utangira ninjye uzi superficie z'isi nzi ubuso bwose bw'isi nzi ahantu amazi ari ariko uyu mugabo ni umuhanga have nzaza mbabwira ukuntu ari umukozi w'umuhanga ibintu byose yabihaye mezire hanyuma wigenzure nanjye nigenzure nanjye ukubwira biba bindeba cyane ahubwo kukurusha ngira ngo kuko niba hari akaga gakomeye niba ari ikintu ntinya no kuzabebera kicarana n'abasinze kuva ku munsi wa mbere bakarinda bagera ku munsi wa nyuma niba hari ikintu ntinya mu buzima nuko uzicarana n'umupfumu wiri wapfumuza abantu bose bamugana azi neza ko ari umupfumu nawe ari proud yabyo nanjye nkazajya kumubyiga ku ntebe ye ari gushya mu muriro nicyo kintu kinera ubwoba mwisi rero iyo mbitekereje ko umunsi ushoboka kuzabaho bindera guhora niyeza bikantera guhora nshaka amaso y'Imana Imana ibamugisha Yesu araje umunsi w'amanota turageze ukuza kwa Yesu mbigeranye n'umunsi w'amanota nta muntu utazamuhagarara imbere Imana ibamugisha reka dusenge Yesu abagiriye neza turagushimiye kuko uri Imana y'amahoro hari umuntu arudukurikiye yumvishe byinshi muri we kuko umutima w'umuntu uvugana nawe ndasenze kugira ngo umuhe kuva mu byo arimo kandi imbabazi zawe zimubonekeho wakoze kubana natwe muri iki cyigisho umwuka wawe wera giherekeze kandi kigirira umumaro umuntu wese uzacyumva mu izina rya Yesu amen God bless you turabakunda